mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndabanza mwibariza ikibazo. Iki kibazo nigisubiza uraza kuza kubura umunyabwenge. Iki kibazo kinsubize, ariko byabyiza nyine ukinshubije nko muri comment wabumfashije cyane. Ukinshubije muri comment wabumfashije cyane. Ariko mbere ko handiko dutangira ikiganiro cyacu, icy'ingenzi ni kimwe: banza ukande subscribe kandi and then niba yo go can like kandi ikindi comment yawe bikenewe. Wavuga ngo ndi ikibwa, wavuga ngo umunyabwenge, ufuratera comment gusa. Comment yawe bikenewe. Sasa kuna ikibazo ngiye kuba nakubaza, ngiye kubanza ngo baze uti ese koko umwakubaho? Abantu benshi kwenshi twivuga ati uyu muntu afite imyako, ngo uyu muntu atera umwako, ngo iki gikobwa ngo gitera umwako. Iteka ryose abantu benshi bizerera mu myako, bakizera ko hari abatera umwako, hari abantu bavuma. Niko isi uyu munsi tumeze, ko dutekereza. Ariko uyu munsi ngiye kukubwira uko mbitekereza. Okay, suko araho nabisomye, ariko uyu munsi ngewe nizera ko umwako, ubundi umwako ni ikintu umuntu arema. Umwako ni ikintu umuntu ubwe yiremera ubwe. Ikintu ubwe yiremera ubwe. Burya kenshi ushaka kuba umugabo urabiharanira, niyo ushaka kuba imbwa nabyo urabiharanira. Nuko kuba umugabo bikomeye, kuba imbwa bikaba byoroshye. Ni ibintu bitandukanira. Kuba umugabo birakomeye. Kuba umuntu yakuguriza amafaranga rero kuba umuntu yakuguriza amafaranga ukemera ukabura ukayamusubiza, ukati umuntu yamaye amafaranga ukayamusubiza, ibyo bintu birakomeye. Kuba umuntu yakuguriza amafaranga ukabuze ko randi road ari buze kuza kukwishyuza, ukihangana ukayamuhereza, ibyo bintu birakomeye. Ariko kuyamwima byo bisobanuye kubimbwa. Urumva kubimbwa byoroshye cyane kandi ni inyungu zawe. Kuba umugabo birakomeye cyane kurusha kubimbwa. Era kenshi umwaka ubwacu utarwiremera. Ibikorwa dukora bya buri munsi nibyo bituremera abo tugomba kubabo, cyangwa bikaturemera kuba twaba intwari, cyangwa bikaturemera kuba twaba imbwa. Iyo tuvuze imbwa ntabwo dushaka kuvuga inyamaswa imoka, tuba dushaka kuvuga ikigwari. Ubona amagambo arambuye, imbwa, umuntu nakwita imbwa uzamenye ko kwisengurira ikigwari. Harabifata nabi. Uyu munsi tugiye kwirebera ku bintu uyu munsi ushobora kugenderaho bikaguhindurira ubuzima, bikakugira udasanzwe, bikakugira uyu munsi, bikagira ahantu bikuvana, bikakugira naho bikugeza. Sasa ko kugira wumve. Sasa ubundi cyane kuba nakubwira uyu munsi, isobanukirwe wimenye, umenye intego yawe, umenye uyu munsi ntego y'uyu munsi uri kugenderaho. Ejo bundi ushobora kubona nk'umwaka urashize, ejo bundi hari abantu banyabiganiraho ngo imyaka ishize ari 2, ariko uracyameze nka mbere, uracyaba mu nzu y'ibihumbi 10, abandi basigaye mu nzu z'ibihumbi 80, bavuyeho bageze. Ibaza kugira ngo umuntu abafunzwe nk'imyaka igera kuri 5. Uyu munsi umuntu arafashwe arafunzwe imyaka igera kuri 5, arakatiwe, ugiye kumva urubanza rwiwe, arakatiwe. Amaje gukatirwa, yagusize imyenda yagusize wambara niyo cyambara, arafunguwe. Ahantu wari utuye niho ugituye. Uyu munsi umuntu ufunzwe imyaka igera kuri 5 agusanze nk'uko wari uri. Muri make hari abantu benshi bafunzwe nubwo bari hanze. Ikintu cyatuma gukora kibazo ko bafunzwe, si ugufungwa bigaragara imbere y'amaso. Tubona ari abantu bagenda mu muhanda bisanzwe, tukabona ari abantu duhura nabo tugasuzanya nabo, ariko muri make gufungwa nshatse kuvuga baba bafunzwe mu mutwe yabo, mind yabo ntabwo bireba kure. Mind yabo ntabwo bireba kure. Sasa kurande ikintu ngiye kuba nakubwira ni kimwe: banza umenye intego yawe, umenye bapasi cyo gambiriye uyu munsi. Niba uyu munsi ushaka gukora nk'ibihumbi 5, basi menya ko basi 2 wabifashe, wabyizigamiye. Wabifashe wabyizigamiye, wafunguje nka konti basi broke, tuza konti zibaruka. Kurisha ko ibarukisha nk'imyaka igera kuri 2. Ibaze nko ku munsi 1000 ushaka kubaruka imyaka igera kuri 2. You can imagine amafaranga uzaba wagijeje mu myaka igera kuri 2. Wizigamira 1000 ku munsi. Kwa kuno umuntu bavuga ati uyu muntu akizate kadukiranye. Kubera iki? Kubera burya kenshi ubwacu twege twiremera aho kuba, ubwacu twege twiremera icyo tugomba kuba cyo. Ibaza ati ngiyewe nshaka kuba nde,
ndashaka kuba ndi mu myaka igera kuri 3 uko uyu mwaka ushize n'undi ugashira iyo myaka nizigire gufata nk'ukuri kandi uzigire ku munsi uko gusize ariko uyu munsi uzagaruka. Niba ejo wari uzi kubara kugera kuri 5 uyu munsi menya kubara kugera ku 10 ejo bundi baramenya kubara kugera ku 15 umunsi wose. Ntukemere ko umunsi wira nabo menye uhungutse. Ntukemere ko umunsi wira ugusige nk'uko ugusise n'undi munsi weje ugusangura cyari kwa kundi. Gira icyo uhinduka mu buzima bwawe buri munsi wose ugusigira isomo. Ese ufitiye nego kandi nego yawe uyishyira imbere cyane kandi ikagufata imyanzuro. Iyo myanzuro kandi aba ari imyanzuro ikugirira akamaro ubuzima bwawe. Ya myanzuro ikugirira akamaro kandi irinde inshuti zikujyana mu bigusha. Abantu bikundira agasembuye udufaranga twabo batomerera mu gasembuye abo bantu bagendere kure. Abantu bikundira abagore bikundira indaya bikundira abakobwa bikundira abasinzi abo bantu bagendere kure. Niba ushaka kuba umuntu muzima, niba ushaka kugira ngo uyu munsi uzaba umuntu muzima kandi iteka ryose ujye wiyigisha wa muntu we, wiyigisha buri munsi wongera ubumenyi bwawe. Erega kwiga ntabwo bisaba ishuri gusa. Hari abantu bajya babyitiranya. Erega wanafata n'ibitabo ukajya ubisoma, suzi gusoma. Kandi na za YouTube zarateye wajya ureba amasomo online. Nicyo ushaka kwiga icyo cyose uyu munsi ururimi rwose ushaka kwiga waragwiga. Icyongereza wakiga, soma amasomo online. Za YouTube zirahari, hari application yigisha English yigisha icyongereza neza cyane. Ubumenyi bwawe wagira ubumenyi bw'akataraboneka ukoresha n'abantu bize za kaminuza. Urumva iterambere ryaraje mister. Kandi buri munsi umenya ikintu gishya buri munsi nk'ibyo nakubwiraga. Buri munsi ugira ikintu gishyashya wunguka. Urumva noneho bya bintu bishyashya wagiye wunguka buri munsi none ibyo bintu baza umwaka nushira waramaje kunguka ibyo bintu bingana gutyo. Ibyo bizakugira umunyabwenge. Niba tugira iminsi wenda n'urugero umwaka ufite nk'iminsi 300 na urumva ibaza none sasa buri munsi wagiye nguka ikintu ibaza ibintu sasa bizagira mu 300 na ibyo bintu wamaje kunguka ibyo bintu bizabingana gute uzamaje kuba sasa ku hano wabaye umunyabwenge. Uyu munsi abanyabwenge ro bita papa bwenge Raka Sankara Reya kandi cyambe nutigirira icyizere byose uzabiruzinga. Uzambera nk'umuntu uri kuvomera mu gitete. Uribaza nkibaza iyo kwihebera rero right ari Sankara defishe sokana kurinde kunda cyane ndabakunda cyane papa bwenge turi ku bwenge. Kandi kiri nakubwira ibintu byose byinjiza amafaranga ntukabisuzugure. Kaka kazi ngo nuko gukora mu muhanda ngo karasuzuguritse, akazi nako mu rugo karasuzuguritse, iki ni cyenda kirasuzuguritse. Ikintu cyose gishobora kukwinjiza amafaranga cyo kintu uzagikore. Ikintu cyose cyakwinjiza amafaranga cyo kintu uzagikore. Ngo sina umumotari ngo nahoze nkora muri banke ngo nahoze n'umuntu ukomeye cyane. Urumva ngo sina umumotari. Ikintu cyose cyaguha amafaranga aciye mu mucyo wa muntu uzagikore. Kandi we nshaka kubuto nabumenye ufite jya kwiga imyuga kandi n'ikoranabuhanga riri mu kazi nabyo jya kwiga ikoranabuhanga. N'ubudozi nabwo burahari no gusudira birahari rwose no gusiba bikenewe. N'ubuhinzi nabwo burahari kandi ubuhinzi bugezweho bimute kugirana n'ikinyejana. Kandi ibyo nakubwiraga ati ntuzigere usuzugura akazi niyo kaba gaciriritse, niyo kaba gatanga amafaranga make. Kuko agatanga amafaranga makeya birangira ariko gatanze amafaranga menshi. Abanyarwanda bavuga bati nga akazi kabi kaguhesha keza. Akazi ukeka kari kabi kaba kazaguhesha amafaranga menshi cyane. Kandi kazatunga ugira intambwe ikomeye cyane y'agataraboneka. Ikindi kintu nakubwira mushuti wanjye, nshuti yanjye cyangwa nshuti y'Imana,
fata inshingano. Ubundi utarafata inshingano ujye umenya kuri Nyakabwana uzagenda unacimbwa umurizo wishyireho. Ujye utarafata inshingano kuri Nyakabwana. Erega ikindi ukuntu abantu bagira abantu biringira akavuga ati ngiye mfite papa w'umukire, mama wanjye ni umukire, papa wanjye ni umukire, musaza wanjye ni umukire, mushiki wanjye ni umukire, mukuru wanjye ni umukire, azamakasi. Ntukajye wishingikiriza abandi. Ibirani ivuga ati namwe no so nukamwizere mu minsi y'imperuka yamaye umugabo azica umugore we. Rero ntuzigere wizera umwana w'umuntu, ntukajye wishingikiriza abandi. Fata icyemezo cyawe nk'umugabo w'umuntu w'umugabo. Kandi ikindi kintu abantu bajya bakora batajya bamenya, akenshi abantu bakora amakosa rimwe umbaca umugabo mu Rwanda bakabeshya bati ya mafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ahubwo bajya bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo bubwa bwe. Nta kuntu umuntu yakora ikintu cy'ubugoryi ngo gihindutse ngo butwari bwe. Ubundi amafuti y'umugabo mu Kinyarwanda cyiza nibwo bubwa bwe. Emera amakosa yawe, nukora mera ko wakoze amakosa. Kubera ko akenshi iyo tutamenye ko twakoze amakosa cyakoze turongera tukarisubira, bigatuma duhora turimbwa. Nako bigatuma muhora muri imbwa. Nako bigatuma muhora muri abana b'abagabo. Ntago ari mwe mvuga mutazarakara. Kandi akenshi iyo umuntu azi ko akora amakosa akamenya ko yakoze amakosa, bituma ya makosa ayakosora. Kubera ko bituma ya makosa yigiraho, ya makosa akayareka. Ariko utamenye ko wakoze amakosa byatuma uhora muri ya makosa. Ako kantu kumve kantu gagaciro gitinyirizo sankarazo. Ibi bintu bituma uba umunyabwenge. Kandi ukaba umunyabwenge bigana kujijura mu mutima. Uribaza nkibaza gitinyirizo sankarazo. Akandi kantu ngiye kubana babwira, ubundi barakubwira bati ngo mbwire wo mugendana nkubwire uriwe. Ajya ryo nshaka kugira ngo menye uwo ndi we. Nkareba abantu tugendana ngasanga ngendana n'abapasteri, abavuga butumwa, ngasanga nkahita nimenya uwo ndi we. Burana n'abamarayika tuba tugendana. Ati mbwira uwo mugendana ubwire uri we. Niyo ndebye William mpita nibona. Iyo ndebye William mpita nisobanukirwa nkibona. Kuko nibwo niwe unyereka ishusho yanjye ya nyayo. Cyangwa Didi. Kandi nanone bitamo bagushyigikira, ariko atari abantu bagushyigikira mu makosa. Hari uko umuntu ashaka kugushyigikira ukabugira nko kurwana ngo gikubita mani ngo gikura iryinyo mani ngo kirakumenyereye mani. Urumva nawe ugushyigikira uhitamo abantu gushyigikira amafute gusa. Mani ngukurikira gukubise mani ngukurikira mani ngo mani mwishyure mani. Ntago abo ngabo bari bamvuze, abo ni twatunyamanzwa dukeneye kugura umurizo w'imbwa. Ikintu ngiye kukubwira ni kimwe, hitamo ya nshuti nziza ikugira inama nziza. Wa muntu ukubwira ati umugabo mbwa ni imbwa y'abagore. Tinya umuntu ashobora kuba mu nzu y'ibihumbi 15 yishyurira umukobwa inzu y'ibihumbi 60 cyangwa ibihumbi 100 kandi aba mu kabuti k'inkoko. We make mu magambo make, umugabo mbwa ni imbwa y'abagore. Ngo ntago mvuga abagabo bubatse, ndavuga za nsorosore zirazitendika tendika. Ugasanga Kararisa barakundana, Mukeshimana barakundana, uwo nguwo uzajya wisonde umenye kuri mugabo mbwa. Urakanyamaswa kamuka bastard. Kandi ikintu cyo kubona kugira inama, irinde abantu baguca intege. Nkamukanya nanditse indirimbo ndayipostinga ngo sankana ngo kuririmba nago wabishobora ngo bireke. Abantu baguca intege ujye bagendera kure. Hitamo bagushyigikira ko gushyigikira muri bya bintu bifite akamaro. Byawe dushyizeho umutima ntuzacikane kubera ko bari guca intege. Abaginga gusa bastard bivuga ngo uri umunyamugisha, abatarize nibambwira
igihe bizaba ubusa, igihe ibintu byose nkubwiye nubwo uzabyubahiriza, hari igihe bizakugira imbwa. Impamvu bizakugira imbwa, iki kintu nicyo kiyoboye ibindi byose. Muri make niwe mutwe, nkuko baguciye umutwe uyu munsi utagenda, wakwisanga nuza rusororo. Rero iki kintu ngiye kuba nakubwira niwe mutwe w'ibindi byose. Menya kwiyubaha, nutiyubaha byose uzabiruzinga. Everything you have it, buri kimwe cyose ufite uzakiruzinga. Sikigariwe iyubahe mu byo uvuga, ucunga amagambo uvuga nkuko nyene yubaha, no mu byo ukora iyubahe. Urumva, ugasanga umuginga muri kumwe gutyo, kuvuga umuginga musivili yano ukamufasha kumuhumetsa muri mu bantu, ugambwe ninde muntu wakubaha? Niyo waba uri data uje natakubwira turi umuntu w'imbwa, niyo waba umemba miliyoni ku kwezi. Ntukemere kandi none ko bagutesha agaciro. Kwiyubaha bituma n'abandi bantu bakubaha. None ukuntu umuntu avuga ati mfite amafaranga menshi, buri cyumweru umembwa miliyoni, ukibwira ko amafaranga azatuma bakubaha. Ariko ubwawe nutiyubaha ntabwo ayo mafaranga azakubahisha, ahubwo azagukoresha kugira ngo abantu bagusuzugure. Banakwica babona kubwa bwawe. Nutiyubaha there is no one, nta wundi muntu uzigira kubaha nutiyubaha ubwawe. Mbabwira akanyuma kagira kati jya wigirira icyizere. Jya wigirira icyizere mwa bantu mwe. Iteka ryose nutagira icyizere nta kintu uzigira wimarira. Iteka ryose nutagira icyizere nta muntu uzagukunda. Iteka ryose nutikunda nta muntu uzigira ugukunda. Akakora ariko nakubwira, jya wigirira icyizere muvandimwe wanjye. Jya wigirira icyizere kubera ko Imana iri kumwe nawe. God with you. Imana iri kumwe nawe, ugomba kugira icyizere. Iteka ryose ntucike intege, abantu bose bazaguta, nta n'umuntu uzigira guha ijambo kubera ko nta cyizere yifitiye. Uzaba uri umunyantege nke. Ubundi akenshi tuvuga ko nta muntu ubundi uvuka azi byose, ubundi ibintu byose turabyiga. Urabona hari ikizamini cy'iminja kibaho, buri make abantu bose tuvuka nyine turi abana, ariko ibintu byose turabyiga. Rero nawe uyu munsi tangira umenye ko nabo babyize, nawe utangira ubyiga, utangira ugerageze, ushireho umutima wawe, ushiremo imbaraga. Abo bose baguze imodoka, burumva hari abanzi bacuruzaga amasaka n'amamera, urumva, ariko uyu munsi bameze neza, bafite abapagasi, kandi ababakorera ni babandi bize kandi batazi no gusoma, bari kumusomera kandi ari kumuhemba ku kwezi. Urumva, jya wigirira icyizere. Ese dukomeze, uracyashaka ubumenyi budasanzwe? Bafite ubumenyi bwinshi bw'akataraboneka. Abari tayari dukomeze. Aka naka episode ka mbere, nzabakubita kandi ka episode. Kandi abize muzishima. Gusa iteka ryose mu buzima, byo ukora ibintu biguhesha agaciro. Kandi iteka ryose amafaranga yawe yashore mu bintu bizatuma kugarukira. Ntuzigire ufata amafaranga yawe ngo yashore mu bintu bidafite akamaro. Aho kugira ngo uzafate amafaranga yawe yashore mu bintu bidafite akamaro, amafaranga yawe uzahereze ubabaye washonje. Niyo amafaranga abantu benshi banywera amayoga, ayo mafaranga arambabaza nubwo aba ari ayabo. Ariko iteka ryose nupfusha umutungo wawe ubusa, Imana izawukwaka, kubera ko izabona ko itarano yaguhaye udashoboye kuyikoresha. Basaba gukora subscribe niba ukunze iyi video, comment yawe irakenewe. Niba ugira ngo dukomeze tujye kubaheza ibiganiro by'akataraboneka, kandi nk'umuntu ushakize kuri zo nzasohoka ziri kuvugwa cyane mu isi, ugomba kugeza ubona. Ikinyamakuru cyo ntijwi rya none. Ngusabye n'umutima mwiza, kora subscribe, like yawe irakenewe, ndetse na comment yawe. Niba downloadize n'ikiganiro, subira ujye kubikora, kandi Imana isubiza aho ukuye cyangwa ubireke.